uyu munsi turagaruka ku nkuru itangaje rwose uko umugore umwe yabyaye abana 9 icyarimwe. Tekereza umugore umwe abyutse mu gitondo akinjira mu bitaro atwite inda azi ko ari bubyara umwana umwe gusa, ariko nyuma y'amasaha make abaganga bakamubwira bati wabyaye abana 9 bose. Yego, si inkuru yo muri filimi cyangwa se igitabo, ahubwo ni ibintu bya nyabyo byabayeho koko. Ariko se ni gute umuntu ashobora gutwita abana 9 icyarimwe? Ese abo bana bose babashije kubaho? Kandi ni bande bandi babyaye abana benshi kurusha abandi mu mateka? Uyu munsi tugiye kumenya inkuru itangaje y'umugore wanditse amateka atarigeze abaho mbere, n'abandi babyeyi bake cyane bagiye batangaza isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 umugore witwa Masise ukomoka muri Mari yatunguye isi yose. Ubwo yari atwite, abaganga bo mu gihugu cya Mari babanje gusuzuma inda ye bavuga ko ishobora kuba irimo abana 7. Nyuma y'ibipimo bongera gukeka ko hashobora kuba harimo abana 8. Kubera uburemere bw'iyo nda n'ibyago yari iteje, leta ya Mari yamwohereje kwivuriza mu gihugu cya Maroc, aho yari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere mu kubyaza abagore bafite inda zidasanzwe. Ku itariki ya 4 Gicurasi 2021 abaganga bakoze igice cya mbere cya cesarienne, ariko icyo babonye cyatunguye isi yose. Ntabwo havutse abana 7 cyangwa 8 nk'uko bari babiketse, ahubwo havutse abana 9 bose, abahungu 4 n'abakobwa 5. Ikindi gitangaje kurushaho nuko bose bavutse ari bazima. Gusa kubitaho aba bana bose mu minsi ya mbere ntibyari byoroshye. Aba bana bose bamaze amezi menshi mu byuma bifasha guhumeka no gukura, kuko bari bavutse batagejeje igihe cyo kuvuka. Ariko kubera ubuvuzi bugezweho n'ubwitange bw'abaganga, umwe ku wundi batangiye gukomera no kugenda bakura gake gake. Nyuma y'amezi menshi bose basezerewe mu bitaro. Ibyo byatumye Masise abo umuntu wa mbere mu mateka yanditse wabyaye abana 9 icyarimwe, bose bagakomeza kubaho. Ibyo byahise bimwinjiza mu mateka y'isi nk'umuntu wihariye kano gahigo. Ese mu by'ukuri kuki byagoranye ko uyu mugore abyara? Mu buvuzi gutwita abana benshi icyarimwe ni ibintu bikunze kubaho gake cyane. Iyo umubare w'abana uri hejuru ya 4, ibyago byo kubyara imburagihe biriyongera cyane. Abana bashobora kuvuka bafite ibiro bike, hakaba n'ibindi byago by'uko aba bana bashobora kubura umwuka cyangwa bakagira ibibazo by'umutima n'ibihaha. Niyo mpamvu kubyara abana 9 bose bakavuka ari bazima byafashwe nk'igitangaza cy'ubuzima. Mbere ya Masise, umuntu wari uzwi cyane ku isi yari Nadia Suleiman wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2009 yabyaye abana 8. Aba bana bose 8 baje kubaho. Iyi nkuru yaravuzwe cyane ku isi kuko kugeza icyo gihe nta wundi muntu wari warigeze ubyara abana benshi nk'abo ngabo ngo babashe kubaho. Nadia Suleiman yaje kumenyekana cyane ku izina rya Octomom. Naho mu mwaka w'igihumbi 1997 wari ufite aka gahigo ni Bobby McCoy, nawe yanditse amateka. Yabyaye abana 7, aba bana bose baza kubaho. Icyo gihe byafatwaga nk'igitangaza gikomeye cyane, kuko mbere yaho abana benshi bavukiraga icyarimwe batabashaga kubaho. Uyu muryango wakomeje gukurikiranwa cyane n'itangazamakuru imyaka myinshi, kandi aba bana bose bakuze neza. Hari n'abandi babyeyi bagiye babyara abana 6, hakaba n'abandi babyaye 5, 4 cyangwa se 3 icyarimwe. Ariko uko umubare wiyongera niko amahirwe yo kurokoka kw'abana agenda agabanuka. Niyo mpamvu kubyara abana bose 9 icyarimwe byabaye amateka akomeye kurusha andi yose. Ese ni iki gitera gutwita abana benshi? Hari impamvu ebyiri nyamukuru. Iya mbere ni uko intanga nyinshi zirekurwa icyarimwe, buri imwe igahura n'intangangabo. Iya kabiri ni uko igira imwe ryaremewe umwana umwe rishobora kwigabanyamo uduce twinshi rikabyara abana benshi bahuje isura. Hari kandi n'ubuvuzi bufasha abantu kubona urubyaro bushobora kongera amahirwe yo gutwita abana benshi, nubwo abaganga muri iki gihe bagerageza kugabanya izi ngaruka. Uyu munsi amateka ari hagaragaza ko Masise wo muri Mari ari we wa mbere wabyaye abana 9 bose bakabasha kubaho. Nadia Suleiman wo muri Amerika we akabyara abana 8 bose bakabasha kubaho. Bobby nawe wo muri Amerika nawe yabyaye abana 7 bose babasha kubaho. Aba babyeyi berekanye ko nubwo ibi bintu ari ibintu bibaho gake cyane, iterambere ry'ubuvuzi rishobora gutuma abana benshi bavukira icyarimwe bagahabwa amahirwe yo kubaho. Iyo umuntu yumvise ko hari uwabyaye abana 3 biramutangaza, ariko tekereza kubyara abana 9 bose ku munsi umwe. Iyi ni inkuru yerekana aho ubumenyi bw'ubuvuzi bugeze, ubwitange bw'abaganga n'imbaraga z'umubyeyi ushobora kwihanganira ibigeragezo bikomeye. Kugeza uyu munsi Masise wo muri Mari aracyafite umwanya wihariye mu mateka y'isi nk'umugore wa mbere wabashije kubyara abana 9 icyarimwe bose bagakomeza kubaho. Ese wowe wari warigeze kumva umuntu wabashije kubyara abana 9 icyarimwe? Twandikira igitekerezo cyawe muri komenti. Kandi niba ukunda inkuru nk'izi zishingiye ku mateka n'ubumenyi, komeza gukurikira iyi channel kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zidasanzwe. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva.
mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Park. Munasure website yacu isheja.com.